Nongeye kubasuhuza abantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Niba uri mushya kuri uyu murongo, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona umunsi ku wundi. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina François. François rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu ufite inkomoko ku rurimi rw'ikilatini, risobanura umuntu ufite umudendezo cyangwa se umuntu uhora wishimye. Bamwe mu bizerera mu mibare y'amahirwe bavuga ko ba François amahirwe yabo ari 4 ku ijanisha, cyangwa se mu ndimi z'amahanga rate. Amwe mu mazina y'utubyiniriro akunze guhabwa ba François harimo Franco, Franus, Frank ndetse na Francisco. François rero aba ari umuntu ukunda gusabana n'abandi, nta kintu na kimwe yishisha, mbese aba yirekuye. François rero akunda kugira amagambo menshi aryoheye amatwi. Ngo François rero we yanga umuntu umubwira utujambo twiza ashaka kumuryarya, afite icyo agamije ashaka kumukuraho. François rero akunda ibiganiro mpaka kubera yuko abona ahabwa ijambo ku buryo yifuza, wumva inama atanga. François rero ngo akunda gusenga kandi akagira umutima mwiza. Mu buzima busanzwe ngo akunda gukora ibintu bizana inyungu vuba, adategereje igihe kirekire, mbese yumva yuko ibyo akoze byose bitatinda kugira ngo ategure ibindi bikurikiyeho ashaka gukora. François rero ngo akunda ibyifuzo byinshi bitandukanye. Ngo iyo amaze gukura ashobora guhitamo imirimo myinshi yumva yuko yakora. Ngo ariko hari ibyo akunda cyane kurusha ibindi, twavuga ubwarimu, kuba umuganga, kuba umucamanza ndetse no kuba umuyobozi w'ahantu hatandukanye n'ibindi yifuza yuko yakora. Ngo François rero amarangamutima ye aba hafi cyane, ngo ku buryo rimwe na rimwe ashobora gutungurwa n'ibyabaye. Nk'uko twabivuze, ngo François agira urukundo ndetse no gufasha abantu bose uko abishobojwe. Ngo biba byiza cyane iyo abonye umuryango we ubayeho neza, ngo yumva biba bimushimishije cyane. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba François aho bari hose. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona umunsi ku wundi. Hagati aho, niba wifuza yuko hari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushyirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina hifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubararikira gukurikirana icy'ubutaha. Njye mwumva ndi Mr Felix. Imana ibarinde, turabakunda cyane.